Mwaramutse bavandimwe ba TV ya Bwiza, Imana yongere bahumugisha. Tumaze iminsi tutabonana bitewe na gahunda. Haleluya. Ijambo ry'Imana avuga ngo abayoborwa n'umuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Rero iki ni gitondo cyiza, mbifurije ukwezi kumugisha. Haleluya. Ukwezi kwa karindwi bivuga ngo n'umwuzure w'Imana. Haleluya. Ngwifurije mwene data wese uri murankurikirana kugira ngo umwuzure wawe ugaragare muri uku kwezi, ibyo wifuza byose Imana ibiguhe uku kwezi, kuko ari Imana igira neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo reganza ibyo nibwira kubagira ko ari byiza. Haleluya. Rero ndabashimiye bavandimwe, ntago nari mperutse kuganira namwe muri gahunda yo kugira ngo dusobanukirwe kandi tumenye ubwiru bw'Imana. Haleluya. Maze iminsi mu gahunda nyinshi, gushaka mu maso h'Imana, gushaka ubwiza bw'Imana, gushaka favor. Haleluya. Ariko nashaka nkubwire muri iki gitondo, haleluya, hari favor Imana igiye kuguha muri iki gitondo. Nimba ubyizeye vuga ngo amina cyane. Nguhanuriye nk'umuhanuzi wa tomatije. Narababyiwushize ko tomatije bivuze ngo ni umuntu ukora ibitangaza. Haleluya. Mu gifaransa bavuga ngo le faiseur de miracle. Haleluya. Nawe ndaguhanuriye nk'umuhanuzi w'Imana muri iki gitondo, umwuzure w'Imana ugaragare ku buzima bwawe. Amina. Yari Gahizi muvugana, amazina ni yayindi, ne yayandi, Gahizi Alain. Nimero ni za zindi nizigeza zihinduka kandi zizahinduka, ni 0782443358. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya. Uno munsi ndashaka ngo tuganire ku bintu byiza biguha imbaraga, ibintu bituma dusobanukirwa. Haleluya. Maze iminsi nganira n'abantu kugira ngo sobanukirwe, abantu basobanukirwe. Abantu benshi barimo bararira, abantu benshi barimo barataka, abantu benshi barambiwe, abantu benshi barimo barumva ko barimo baribaza se twasenze Imana, ese iyo Mana iradasubiza, ese iyo Mana itinze umuntu, ese iyo Mana. Ndashaka nkubwire muri iki gitondo, Imana ntabwo itinza. Haleluya. Ahubwo ni twebwe twitinza. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo haleluya, gusobanukirwa imbaraga zikora imitangaza cyangwa imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Izo mbaraga nizo zituma nituganira uraza gusobanukirwa icucu rurimo, kugira ngo noneho umenye uburyo wahindura strategy. Haleluya. Amen. Rero kugira ngo ugendane n'imbaraga z'umwuka wera, haleluya, hari ibintu byinshi tugiye kuganira mu minota mike, ariko ni inyigisho nayigishije ahantu henshi, ariko ni seminaire mara ukwezi. Haleluya. Ukwezi ubwo kandi amasaha nibura amasaha 2 n'igice ukwezi, ko ni inyigisho ndende cyane. Haleluya. Ariko ndagerageza ngo mpine kugira ngo nibura nguhe iby'ingenzi. Nagerageje kubihina cyane kugira ngo ushobore gusobanukirwa, wowe warambiwe, wowe wumva ko bitagenda, wowe ukora ibintu byose. Ariko ndashaka nkubwire ngo uno munsi nureba iyi video ntabwo uri bwongere kuba wawo wundi. Haleluya. Vuga amena nimba uri murankurikirana. Nukuvuga ngo hari ibintu bitandatu cyangwa 7, reka tuvuge 7. Haleluya. Turi mu kwezi kwa karindwi, ngiye kubaha amabanga 7. Haleluya. N'amabanga 7 atuma ugira imbaraga z'umwuka wera ukora ibitangaza. Haleluya. Amen. Nagiye ahantu muri Tanzania, ngerageza kuvuga ijambo ry'Imana hariya. Buri hari amagambo mu ndimi zitandukanye avugika neza. Mu Giswahili biravuga ngo kuwa na siri ya kutembea na nguvu ya Roho Mtakatifu wa kufanya miujiza. Haleluya. Amina. Rero ndashaka bene data ukeneye imbaraga z'umwuka wera ukora ibitangaza. Yesu yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ngiye kugenda, ngo ariko sinzabasiga nk'imfubyi, ngo ariko nzabasigira umufasha. Haleluya. Benshi hari igihe bagira ikintu kimeze nka confusion, agasenga akagira ibintu byose, ariko kumva arimo aravuga ngo numvise ikintu kimbwira, numvise ikintu kinsunika, numvise ikintu kimpata.
haleluya. Ntabwo ari ikintu, ni umuntu. Haleluya. Kuko Yesu ntabwo yavuze ngo nzabasigira ikintu, yavuze ngo nzabasigira umuntu. Haleluya. Ngo umuntu azaba yitwa umufasha. Amina. Rero ngiye guha ibintu birindwi bisaba kugira ngo usobanukirwe kugendana n'izo mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Icyambere, umukristo wese ushaka kugira ngo ashobore kugira imbaraga z'umwuka wera agomba kubanza akagira ibyo bita ibitekerezo bizima cyangwa les pensées positives. Haleluya. Kuko ni naho bizingiye. Iyo utagize ibitekerezo bizima, haleluya, iyo utabigize ugira imireberere ipfuye. Iyo utagize ibitekerezo bizima ugira imigenderere ipfuye. Iyo utagize ibitekerezo bizima urakomeretsa. Iyo utagize ibitekerezo bizima, haleluya, ibintu byose urabangama. Buriya ni nayo fondasiyo y'umukristo wa mbere. Haleluya. Icya kabiri, ugomba kwemera Yesu n'umwami n'umukiza. Haleluya. Umwami n'umukiza. Benshi rero barabinyurana, ukakira Yesu n'umwami n'umukiza ugasanga atarashize, ugasanga kugira ibitekerezo biri positive abikuyeho. Waravuga ngo reka nakire Yesu n'umwami n'umukiza. Haleluya. Ubwo rero hari ikintu kiba kibura mu kigo cy'ubuziranenge cyo mu ijuru, bazasanga hari ikintu kidakwiriye. Icya gatatu, ni kugendana n'ubusabane bw'Imana. Haleluya. Iyo wasobanukiwe ibyo bibiri byo hejuru, ukagira les pensées positives, hanyuma wowe ukaba warakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, warangiza ugakorana alliance n'imbaraga z'umwuka wera, ubu urimo uraprogressa neza. Amina. Icyakane rero, ukuzuzwa n'umwuka wera. Iyo wagiranye alliance, amen, iyo wagiranye alliance n'umwuka wera, igupermeta kuzura umwuka wera. Icya gatanu, ugomba kuba mu buzima bwejejwe, ubuzima butagira inenge. Haleluya. Umukristo agomba kuvuga ibintu afite ubuziranenge. Haleluya. Icyo ni cya gatanu. Icya gatandatu, ugomba gukuraho inzitizi. Haleluya. Ugomba gukuraho inzitizi mu byo ukora byose. Haleluya. Buriya hari igihe usanga umuntu yarakijije ariko muri we ugasanga afite inzitizi, turaza kubigeraho. Amina. Icya karindwi aricyo cya nyuma kituma izo mbaraga zose iyo bifite byose, imbaraga z'umwuka wera, kuko ndashaka nkubwire mwene data urimo urankurikira, abantu baritiranya, hari umwuka wera hakaba n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Rero icya karindwi ni ukugira imbaraga z'ijambo muri wowe. Ndashaka ngo muri wowe ubyumve neza, kugira umwuzure w'ijambo, noneho ukagendera no muri iryo jambo. Icya karindwi ni ikintu gikomeye cyane, ndashaka ngo mubyumve, kugira umwuzure w'ijambo. Abakristo benshi bafite defo yo kuba ibintu byose ni copy paste. Ugasanga hari umuntu uzi verse gitwaza akunda gukoresha, ubundi akavuga verse za Masasi, ubundi za Rutayisire, akazisudira zose zikabarize. Ugasanga ntagira n'umwanya wo kujya kuzisuzuma kugira ngo arebe, agire n'umwanya wo kugira ngo agire inspiration. Haleluya. Ugasanga nta mwanya afite. Bene data, ahantu nkunda kubivuga cyane, iyo ngeze ahantu nshiraho pose nkahatinda. Abakristo benshi bakunda Imana. Haleluya. Usanga barabikoze, ugasanga umuntu wese afite ibyo bintu byose birindwi, ariko yagera ku cya karindwi ugasanga yaragikandamije. Umwanya wo kugira ngo afate umwanya wo kugira ngo yuzuremo ijambo, ahubwo yuzuyemo amaseri. Imana tufashe cyane. Haleluya. Rero
nshuti y'Imana, muri iki gitondo kugira ngo ushobore kunesha umubiri, haleluya, bigusaba kugira ngo uve mu rwego rumwe ujya mu rundi, haleluya. Kenshi usanga umuntu afite, haleluya, ugasanga muri we afite agakiza. Kugira ngo ushobore kuva mu rwego rumwe, ushobore kunesha umubiri, haleluya, byatuma uva mu rwego ujya mu rundi, ndagusaba nshuti y'Imana unyumve neza, benshi usanga afite agakiza muri we, ugasanga Yesu ari muri we, haleluya, ugasanga umwuka wera uri muri we, amen. Ariko ugasanga ibyo bintu, afite umwuka wera, afite agakiza muri we, Yesu amuri muri we, ibintu byose, ariko ugasanga muri we afite probleme yo hari ikintu cyanze mu buzima, haleluya. Nshuti y'Imana, hari byinshi, reka nkubwire, ugiye kureba muri iyi minsi uzasanga abantu benshi bakunda Imana. Nukuri turi mu byose bwo gukunda Imana, kujya guterana, ugafata amasengesho, abantu bakajya mu misozi gusenga, ugasanga afashe ya 2, ugasanga afashe ya 3, ugasanga afashe ya 1, ni byiza nshuti y'Imana. Ugasanga koko agakiza kari muri we, Yesu ari muri we, ijambo riri muri we, ariko ugasanga umubiri waramunaniye. Amen, haleluya. Nshuti y'Imana, reka nkubwire, nujya mu ijambo ry'Imana, reka tuzajye tubisuzumisha ijambo ry'Imana. Haro twaganiraga, ndamubwira nshuti y'Imana, ndashaka nkubwire nshuti y'Imana, reka nkubwire, hari ibintu dukora ariko ugasanga twabaye indangare. Birashoboka ko nawe urimo urankurikira ahantu wabaye indangare, warasenze, wariyirije, washatse ya 2, nta kintu na kimwe utakoze, ariko hari ibintu byanze gukinguka, haleluya. None ugatangira gukomereka, watangira gukomereka muri wowe, hakavamo ikintu muri wowe, hakavukamo rebellion muri wowe, hari ahantu baransitaza, ngiye guhagwingira. Ariko ushaka kubwira muri iki gitondo nshuti y'Imana, ntabwo ari ikibazo aho usengera, ntabwo ari ikibazo cy'umushumba gushumba, ntabwo ari ikibazo cy'abariya, ahubwo ni ikibazo cyo kuba ukora ibintu n'imbaraga ariko udasaba imbaraga z'umwuka wera, haleluya. Nigeze kubabwira inkuru y'umwana wari ufite imbwa 2. Uyo mwana iyo yasenga, iyo yajyaga kuziteranya, yafataga imwe akayihata ibiryo, iyindi akayiha kwiriza. Noneho yindi yashaka gutsinda, noneho bajya kubiteranya, abana bakaza akababwira ngo mufore iri butsinde. We kubera ko yarazi iri butsinde kuko nzarize, imwe yarayigaburiraga, yindi akayekesha inzara. Zajya kurwana yindi yariye, urumva ntabwo yindi tigeze irya izayijya imbere. Bwaca yindi yanesheje akayekesha inzara, iyindi akayiha ibiryo. Bikomeza gutyo. Noneho hari umusaza uri ku ruhande rwe, aza kuhamagara, ariko wa mwana we, ni kihe kintu, ni ihe banga rituma wowe umenya ko imwe iri butsinde ni gatsindwa? Haleluya. Ndashaka unyuve neza. Umwana araseka bambwira ngo ni ibanga rimwe niyo gufunga, yo kwiyiriza. Aba ngo iyo ushaka gutsinda ndayihata ibiryo, iyo ushaka gutsindwa nyikubita igihano cyo kwiyiriza. Haleluya. Rero iyo yaraye inzara, ikirirwa inzara, nijoro ntago yagira imbaraga yo kunesha yayindi. Amen. Sinzi kuri muranyumva neza. Nukuvuga ngo kugira ngo ushobore kuva mu rwego ujya mu rundi, warakiriye agakiza, ijambo riba muri wowe, Yesu aba muri wowe, umwuka aba muri wowe, ariko hari ikintu kibura, hari imbaraga z'umwuka wera. Kugira ngo ugire izo mbaraga z'umwuka wera, ugomba kuha ibiryo by'umwuka wera kugira ngo uve mu rwego ujye mu rundi. Haleluya. Uze gusoma mu nkuru yo muri Bibiliya, reka tubisuzume n'ijambo ry'Imana muri Samuel wa 2. Haleluya. Harantu havuga ngo ku ngoma
ya Dawudi ngo igihe kiragera, reka tuhasome. Haleluya. Reka tuhasome kugira ngo abantu bamenye ukuri. Haleluya. Samuel wa kabiri 21. Haleluya. Reka tuhasome dukoreshe telefone yanjye. Haleluya. Samuel wa kabiri Samuel wa kabiri 21. Aha, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samuel wa kabiri ibice 21. Duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo bukeye ku ngoma ya Dawudi hatera inzara, ngo imara imyaka 3 uko yakurikiranye. Dawudi asobanuza Uwiteka. Ngo Dawudi asobanuza Uwiteka, aravuga ati bitewe na Sawuli n'inzu ye yabicanye kuko yishe ab'Igibiyoni. Haleluya. Nushaka nawe uze kuhasoma aho hantu, umanuke hepfo uraza kubisobanukirwa. Haleluya. Dawudi yari ku ngoma, noneho inzara iza gutera icyo gihugu. Dawudi yari umusenzi, yubagaha Imana, yari umuramyi w'ukuri, nibyo yakoraga byose yabishiragamo Imana. Ariko igihe kimwe ngo inzara iratera, ngo inzara imaze gutera ngo ibintu birakomera, yasenga ahubwo inzara ikaba nyinshi, agakomeza gusenga inzara ikaba nyinshi, ngo umunsi umwe yigira inama. Ndagusaba nawe muri iki gitondo wigira inama. Haleluya. Muri iki gitondo wigira inama. Ngo agigira inama, asubira kuri gakondo, aragera avuga ngo Mana ndagusenga, Mana ndagushaka, Mana ndakuramya, Mana ndaguhimbaza, Mana ngutangira ituro ry'ishimwe, Mana nta kintu na kimwe nkora. Ndetse yasubiye no mu bitabo asubira kureba ukuntu abakera babikoraga, ngo akajya akorera ibitamo nkuko Yobu yabikoreraga, agatambira abana be wenda ngo baba bakoze ibihizira kuko ari uwo mwami uhagarara igihugu, ngo ariko inzara igakomeza. Haleluya. Bagiye kureba, haleluya, ngo basanga arazira ibyo uwundi mwami wamutanguriye ari we Sawuli. Ngo Sawuli ngo igihe cye, ngo ku gihe cye yibagirirwe ibintu amategeko y'Imana yagenanye n'Abayisiraheli. Haleluya. Hari amategeko yawe mu muryango Imana yategetse. Sizi uri we, sizi uko bimeze muri aka kanya, ariko ndashaka nkubwira nshuti y'Imana ngo Sawuli ngo yirengagiza ibyo ngo Imana yemereye kubwo kuba. Haleluya. Hari ibyo Yosuwa, haleluya, Yosuwa nabe, haleluya, Yosuwa n'umuryango we wakoze. Nimujya kujya mukareba ku gitabo cya Yosuwa, oya, igitabo cya Yosuwa ibice 9, muraza kureba inkuru y'Abagibiyoni kugira ngo sobanukirwe muri Samuel wa kabiri impamvu Dawudi inzara yabateye. Haleluya. Ngo mu ngoma, muri cyo gihe mu ngoma ya Yosuwa n'ubwoko bwe, ngo Imana imaze kwemerera ko abantu bose baturiye aho gace k'Ikanani, kubera ko bababujije kwinjira mu ngoma yabo mu gihe cyabo, Imana yavuga ndabaguhaye Yosuwa we, uzagende urimbura ubwoko buhaturiye. Uzabireba muri Yosuwa ibice 9 guhera ku murongo wa mbere, uzamanuka uzakusoma ku nkuru y'Igibiyoni. Haleluya. Ngo rero ngo abagituranyi babo ngo bari bazi Imana ya Yosuwa, bari bazi Imana y'Abayisiraheli, bari bazi gukomera kwabo. Bumvise ko Imana yatanze itegeko y'abantu baturiye aho gace ko izabarimbura, barishushanya. Haleluya. Reka nkubwire mwene data uri uranyumva, hari ikintu kirimo kirakwishushanyaho gituma ibyawe utabyakira. Hari ikintu kirimo kirakwishushanyaho gituma ibintu byawe utabisingira. Hari ikintu kirimo kirakwishushanyaho bigatuma ibyawe bigenda buhoro buhoro, bigatuma ukora mistake. Shuti y'Imana, hari mistake nyinshi twagiye dukora, hari mistake nyinshi. Haleluya. Ariko ndashaka nkubwire shuti y'Imana, umukristo mwiza aba ameze nk'umusirikare. Iyo umusirikare bakurashe
iyo batakurashe urirara ukavuga ngo kari akantu wakanesha. Haleluya. Ariko reka nkubwire nshuti y'Imana, barakubwira ngo kuba inararibonye bivuze ngo l'expérience. Définition y'ubunararibonye c'est l'ensemble des erreurs qu'on a commis bituma ugira ubunararibonye. Ahantu wagiye unesherezwa, ahantu wagiye ukorera amakosa, bizagutuma ugira ubunararibonye, bigatuma umenya ukuntu witwara. Mu Gifaransa hari umugani nkunda cyane numvaga papa ukora kera cyane, aravuga ngo si la vieillesse pouvait et si la jeunesse savait. Ngo iyaba abasaza bagashoboye, ngiyaba urubyiruko rwakamenye. Urubyiruko rufite imbaraga ariko nta bwenge bufite, ariko abasaza bafite ubumenyi ariko nta mbaraga zifite. Nshuti y'Imana, wowe uri hano nungurikira neza ugasaba imbaraga z'Umwuka Wera, apana Umwuka Wera gusa, imbaraga z'Umwuka Wera, ndakubwira ngo muri iki gitondo urava mu rwego ujye mu rundi. Haleluya, haleluya. Ayiwewe ndumva ari connection y'Imana bene data. Amina. Ngo Sawuli ugiye gusoma muri cyo gitabo muri Yosuwa ibice 9, nimba ni hagati y'Icyenda n'Icumi niko ntekereza. Haleluya. Ngo noneho abagibiyoni ngo bagira inama, bariteranya, bafata imyenda yabo barayicagagura, bafata inkweto zabo barazitobagura, bazihindura zishaje, bafata imitsima yabo barayitara, bafata uducuma twabo baradutobagura, bafata ibintu byose babigaragaza n'iki byose. Ngo noneho ngo baza bagaragara ko bananiwe, baza bagaragara ko bavuye kure, baza bagaragaza ko ari ibintu bidasanzwe. Noneho Yosuwa arababaza ngo muri bande? Haleluya. Yosuwa n'abakuru bari bamukekije, barababwira ngo duturutse mu gihugu cya kure, ngo kandi ngo twaje dukurikira dushake Imana yanyu, ngo tumvise ko Imana yanyu ari Imana nziza, ngo turaje kugira ngo natwe iyo Imana yanyu itubere Imana yacu. Haleluya. Shetani se yakwemera Imana? Haleluya. Nshuti y'Imana, hari abagibiyoni bari mu buzima bwawe, hari abagibiyoni barimo barakwishushanyaho, bazi neza ko Imana yawe ari Imana yo wagirana isezerano naryo ntabwo uzayica. Haleluya. Icyo nicyo kintu cyatumye haza ingaruka mu gihe cya Sawuli. Sawuli ageze muri icyo gihe, haleluya, noneho naragira kwa Sawuli, Bibiliya irambwira ku murongo wa 14 ntibeshe, haravuga ngo Yosuwa n'abamukikije ngo bemezwa n'ibyo bareba, ngo bibagirwa kugisha Imana inama. Haleluya. Ako kantu ndagakunda bene data, ngo bemezwa n'ibyo bumvise n'ibyo bareba, ngo bibagirwa gushishoza babaza Umwuka w'Imana nk'uko byari umuco wabo. Reka nkubwire nshuti y'Imana, dukeneye ko abakristo babanza kubaza Imana, dukeneye kuba abakristo babaza bakicara badose Imana ko ngiye gukora iyi projet, urambwira iki Imana? Haleluya. Noneho bakorana isezerano, Bibiliya ivuga ngo bakorana isezerano, ngo warangije kwikorana barabibwira ngo turabagibiyoni, turabaturanye banyu, kuko bari bamaze kumenya yuko isezerano ry'Imana n'Abayisiraheli, iyo wagiraga isezerano wagomba kubanza ukagisha Imana inama, wamara kugisha inama Imana yakwemerera. Iyo wayikoraga yabaga ari isezerano ntakuka. Haleluya. Iyo wakorana isezerano, kuko babikoranaga byose, isezerano ryabajyagamo n'Imana. Haleluya. Bakorana isezerano batagishije Imana inama, ariko kubera ko byari bimaze kuba direct. Haleluya. Abagibiyoni bahokoka gutyo. Rero mu ngoma ya Yosuwa hageze, we azana izindi imbaraga ze, azana iyindi politike. Muzi ukuntu Yosuwa yakoraga. Yosuwa yari umwami uhubuka, Yosuwa yari umwami umva ibintu byose yabijyamo. Reka nkubwire, ni nabo bakristo bo muri iki gihe, abashumba bo muri iki gihe, mumbabare kuvuga abashumba cyangwa benshi, umuntu ashaka kuba umushumba, akaba umudiyakoni, akaba ushinzwe iterambere, akaba nshuti y'Imana, ntabwo wabishobora. Haleluya. Uwo ni umwuka wa Yosuwa. Haleluya. Hari bamwe bafite umwuka wa Yosuwa, hari abandi bafite umwuka w'abagibiyoni. Niyo mpamvu mbasaba bene data, niyo mpamvu nazanye itebe ivuga ngo
kumenya ibanga ryo kugira imbaraga z'umwuka ukora ibitangaza cyangwa imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Ngo bituma noneho ngo Sawuli haleluya ngo yica abagibiyoni. Bunyumve neza, yica abagibiyoni. Samuel wa kabiri birabivuga neza. Uzareba neza n'amateka maremare kubera kubica Bibiliya iravuga ngo hari ahantu Imana yabwiye Sawuli iramubwira genda urimbure ibintu byose ugenda. Ngo agezeyo ngo akuramo ngo arokora umwami w'Abagagi, akuramo inka nziza, akuramo abagore beza, abigira iki? Ibyo bintu byatumye bizana imbaraga zo kwihora bigera kuri Moridekayi. Uriya mugabo washaka kwita Moridekayi yakomokaga mu bami b'Abagagi, babandi Sawuli yagize iki yarokotse. Haleluya. Reka mbabwire nshuti y'Imana, icyo ashaka kukubwira muri iki gitondo, icyo ashaka kugira ngo gusobanurire muri iki gitondo, hari ibintu ugomba kumenya. Ngo Dawudi ngo arasenga, Dawudi arigira iki? Ngo ariko agiye kumenya ngo asanga arimo razira ibyo umwami wamutanguriye yakoze. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, post urimo ushobora kuba utari muri ayibona umugisha kuba atari kuko udakora neza, ariko uwagutanguriye hari bizira yakoze. Hari ibintu urimo urakora, sinzi icyo urimo urakora, sinzi uwo ari we, ariko ndumva ashaka kubwira wowe, sinzi uwo ari we ndimo ashaka kubwira, ariko ndumva ashaka kubwira umuntu arimo arankurikirana. Hari ibintu bitirimo biragenda. Haleluya. Birashoboka ko uturuka mu muryango runaka, birashoboka ko ukomoka muri tribu runaka. Haleluya. Ariko birashoboka nshuti y'Imana, birashoboka yuko, haleluya, birashoboka yuko uri muri injira ahantu hangiritse. Haleluya. Dawudi yarimo, haleluya, Dawudi yarimo arakora, haleluya, ibintu bikagenda nabi atari kubera yuko we ari mubi, ariko yaziraga ibintu uwamubanjirije yakoze. Birasoboka ko ibyo urimo urakora bitarimo biragenda neza. Haleluya. Nshuti y'Imana, hari igihe nshuti y'Imana urasenga ugakora ibintu byose, ariko byarangira ugasanga amasezerano aratinze. Ngiye kukubwira rero muri aka kanya, subira ujye muri gakondo. Haleluya. Subira ujye muri gakondo yawe, ushishoze neza, umenye ngo se nshuti y'Imana, haleluya, ese aha hantu ko ntarimo ndabona, ese ko ndimo ndasenga sinakire, ese ko ndimo ndakora ibi sinakire, nuko hatarimo imbaraga z'umwuka wera. Hari ibintu urimo urakorera mu bizira. Ushobora kuba wicariye isezerano, hari ibyo ushobora gukora. Hari uwo twasengeye dusanga papa we yakoranye amasezerano, haleluya, y'abakonikoni. Aravuga ngo urubyaro rwanje umuhungu wa mbere uzavuka, kuko abo yavukanaga bose bazaga ari abagore. Bituma noneho binjira mu byo bita gushakisha izindi mbaraga z'ubushishozi. Ndagusaba rero muri iki gitondo wowe uri murankurikirana, ndagusaba wowe muri iki gitondo uri murashaka, birashoboka aho uri murakora, durasaba ko ari muragenda hose bitarimo biragenda. Suko wakoze nabi, suko uri mubi, ahubwo aho wicaye ibyo hari uwo kubanjirije yakoze ibizira. Haleluya. Nkunda kubwira abantu, nimba ushobora gufata telefone ukavana amafaranga ukayashira ku yundi kubera ko tumva ko umwuka mubi wagukurikirana. Benshi Bibiliya ivuga ngo benshi bagize kurimbuka kubera kutamenya. Haleluya. Ubwoko bw'Imana bugiye kurimbuka kubera kutamenya. Barashaka ibintu bya fast, ibintu bya mbio. Reka nkubwire, ibya mbio bizaza kubera ko hari ikintu kimwe Satani yagize mistake. Yafashe imitungo yacu ayifata mu buryo bufatika. Ariko ndashaka kubwira nshuti y'Imana, yibagiye aho ituruka muri monde spirituel. Reka nkubwire, iyo igenda muri monde spirituel akayifata, ubu twese tuba tumeze nabi. Ariko kuko dafite ubwo bubasha,
va mu bifatika ujye mu bidafatika, kuko ibidafatika nibyo byinjira bizana ibifatika. Muri iki gitondo nshuti y'Imana, birashoboka ko muri iki gitondo, haleluya, urasenga, urahanura, ariko urahanura wicaye mu mwanya w'abantu bangije ibintu, urimo urakora ibintu nabi, urakoresha ugabigakora emotionnel. Haleluya, amina. Reka babwira nshuti y'Imana, dukeneye imbaraga zikora ibitangaza, dukeneye imbaraga zihindura ibintu, dukeneye imbaraga zivana umuntu zikamujyana mu rundi rwego. Ariko nshuti y'Imana, uzavuga ihema usenga umwaka umwe, imyaka ibiri, umupagani abona akazi, uwundi amarira ari mu rusengero, amarira abagumiye bari mu rusengero, abagabo batashaka bari mu rusengero, abagore bari mu rusengero, kandi barasenga bashaka mu maso y'Imana, ariko ntibashoboye kwicara ngo basabe imbaraga z'Umwuka Wera. Izo mbaraga z'Umwuka Wera zirasobanura, ziguha revelation, zituma umenya ibyo utakoze. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira, uyu usomye mu Kuva, ndibaza ni mu Kuva, havuga ngo icyo Abayisiraheli barushaga abandi ngo nuko bagendananaga ngo amabanga y'ubwami. Reka amabanga y'ubwami nuko iyo yasengaga Imana yamuhaga amakuru. Haleluya. Iyo wasenze ugasaba imbaraga z'Umwuka Wera, ugasaba imbaraga zihindura. Reka nkubwire nshuti y'Imana, ari ibintu bimwe ugomba kumenya muri iki gihe. Ugomba gusenga Imana ihindura, ugomba gusenga Imana. Haleluya. Abantu barasengaga igihugu kikamera neza, hakaba uburumbuke, abantu bagasenga bakamenya ngo ibizaza. Je, abantu baransetsa, umuntu agasenga nawe ari muri tekere, ari mu bibazo, ngo Imana yamuhaye ngamuhe message ngo ku muntu runaka, yabaje akagwa message yawe. Haleluya. Kubera iki? Satani yamaze kumenya ko abantu bakunda spectacle. Reka ngeze agende mbivuga ibi nibizagenda, bazavuga ngo hari umuhanuzi. Ejo bundi numvise ngo umuhanuzi wahanuriye ikipe y'u Burundi, ngo babwira ukuntu bagomba kwikarifya, ngo hanyuma bamaze kwikarifya ngo barabahamagara babwira, birimo biracicikana mu WhatsApp n'ibiki, ngo nibatamushaka ngo bamuhakana, ngo kuko na leta yabahaye akantu, ngo ntibazatsinda kubera iki byose. Haleluya. Reka babwire nshuti y'Imana, ushindwe katika jina la Yesu Kristo, nubwo waba ntago ari kuriya. Haleluya, amina. Ese ni ibyo bintu bimariye iki abo bakinyi kugira ngo bamenye imbaraga z'Imana? Haleluya. Abo bantu bashobora kuba bamwe batazi n'Imana, bamwe bashobora kuba bari mu madini atandukanye, utangiye kuzana ibintu bya terrorisme. Haleluya. Imana itubabare cyane mu gihe cya none. Paulo navuze ngo abantu ngo mu gihe cyanyu ngo bazaba bikunda bakunda imiya, ngo ubuhenebere ari bwinshi. Reka nkubwire nshuti y'Imana, hari ubuhenebere bwinshi. Haleluya. Ndakwingiza nshuti y'Imana, wowe uri murangurikirana, ndakwinginze uhindure imyumvire, uhindure imikorere, uhindure kugira ngo imbaraga. Hari umwana, reka ndangize kugira ngo usobanukirwe. Hari umwana umwe, ibyo bintu byabaye muri Tanzania. Haleluya. Bita Arusha, ndibaza niba atari Arusha, sinzi ahantu simwibuka neza. Ngo umwana yamenye Yesu, amenya imbaraga z'Umwuka Wera, yari mu muryango w'umushehe. Haleluya. Ngo uwo mwana ngo amumenya afite imyaka 12. Uwumva ukuntu, reka nkubwire nshuti y'Imana, uwo mwana nasanze maze kumenya inkuru ye bituma asubira kuri gakondo. Hari ibintu ngomba, haleluya, hari amaportunite nagiye mpura nayo, Imana ikampuza n'abantu b'agaciro, haleluya, bigatuma simenye. Ariko reka nkubwire, c'est ça l'expérience. Hari amahirwe nishe, ariko simbiregreta, ariko ndimo ndasaba imbaraga z'Umwuka Wera zizatuma mpura n'abantu bashimire yuko batumye hari ibintu umenya, nubwo hari ubwo ntabyitwayemo neza, kuko buri muntu wese afite amahirwe ya kabiri. Uwo mwana yari afite 12 ans, imyaka 12.
amenya Imana, yari umwana wa shehe. Amaze kumenya Imana arasenga akajya asenga, Imana ikamushyira mu mbaraga zo gusenga, Imana imushyira mu mbaraga zo gusenga. Umwana barakubita umwana, bamukubita umwaka wa mbere, bamukubita umwaka wa kabiri. Uko bamukubita umwana agasenga, kuko yari ikintu yari yamaze kugira touch, yari yamaze kugirana isezerano n'umwuka wera, yari yamaze gusezerana alliance. Noneho atangira kwinjira mu ijambo, atangira kwinjira muri principe. Abavuga ngo n'ubundi ni umwana wo kwa shehe, ibi bintu biranyubaka, kuko iyo mbyije numva nduhutse, iyo mbyije numva umunezero, iyo mbyije reka rero mbyinjiremo neza, kuko ninabyinjiramo nzapfa. Kuko nyina bambwiye ngo aho kugira ngo wowe ngo mbimenye ngo inda yawe nari kuyikuramo, papa akavuga ngo uri muri amukoze isoni. Yari umwana w'umuhungu mukuru, kuko yari yarabyaye abana babiri, umwana umwe yari umukobwa, uwundi yari umuhungu. Haleluya! Wumve imbaraga zo kwizera shutima. Ndasaba ngo wumve ubwo buhamya kugira ngo nawe uzamere nk'uwo mwana. Yari muto ariko yari afite determination. Nshaka gusabira nawe muri iki gitondo. Uwo mwana bimaze kugera 14, imyaka 14, babona byaranze. Umwana usenga, umwana ugirana alliance n'Imana, umwana abaza umwuka w'Imana, ikintu cyose ijambo riri muri we. Haleluya! Ngo igihe kigeze ngo noneho papa we na mama we bagira inama, baravuga ngo aho kugira ngo tugire umwana nk'uyu n'ubundi yapfuye mu maso yacu, nk'abantu nka shehe ngo bafite iki, bari bafite ngo bari bamaze kugira attack mu bandi bashehe babamereye nabi. Ariko ndashaka nkubwire inshuti y'Imana, ndashaka nkubwire muri iki gitondo, Imana igiye gucreatinga the situation. Muri iyo situation ibihindure, ibiteza ibibazo, muri ibyo bibazo izamure izindi gahunda, kugira ngo muri ibyo bintu Imana izakubere Imana iri hejuru y'izindi mana, izakubere Imana iri hejuru y'imiryango yanyu, izakubere Imana yo mu madini, izakubere Imana iri hejuru y'ibintu byacu, izakubere Imana. Ndashaka kubwira inshuti y'Imana, reka gutinya ibyo urimo uranyuramo. Kuba wabonye iyi video nukugira ngo Imana ikuvane mu rwego kujyana mu rundi. Haleluya! Uwo mwana bakora uburozi bukaze. Haleluya! Yeva ku ishuri kubera ko yari afite gahunda yo kuzajya yiriza, akagenda noneho akaza ashaka icyayi, yakundaga icyayi cya mukara. Ngo avuyeyo umunsi baramaze kumumenya, reka nkubwire, ega Satani azi ibyo mupanga, ega Satani azi ibyo murakora, Satani azi gahunda zanyu, kubera ko nta banga mugira. Haleluya! Kubera ko nta nisengesho. Haleluya! Amina. Ngo nuko ngo ugiye kigeze ngo uwo mwana araza, nyina bamwe ngo tugenda hariya. Haleluya! Ngo iyo umwana ngo nijoro ngo imbere yo kubyuka ngo yarabyukaga akabanza agasenga, ngo noneho ngo byari bimaze kugera ahantu abantu nyina akabura amahoro, nasaba akabura amahoro. We yari afite gahunda mbere yuko papa we wajya gutera za azana, we yabyukaga mbere akabanza akamushyira mu maboko ya Kristo. Haleluya! Umwana wari ufite viziyo, umwana wari ufite imbaraga, yari ufite yereko. Reka nkubwire, iyo wagirana ubusabanye n'imbaraga zo Mwuka Wera, iguha ubwenge butandukanye, iguha imirebere itandukanye. Ntago Mwuka Wera agendana n'imyaka, Mwuka Wera ntagendana na tribi, ntagendana n'ubwoko, ntagendana ngo nuko ntagendana ngo nuko uri muremure cyangwa uri mugufi ngo cyangwa uri gishongo. Agendana n'umuntu wagiranye determination nawe. Ngo yari afite indirimbo uwo mwana yaririmbaga mbere yuko asenga isengesho, yaririmbaga indirimbo ngo nigusetena minaomba baba uniguse tena niguse. Haleluya! Yasaba ngo Mana ngo nkoraho, ngo Mana ngo banza unkoreho, ngo nurangiza kunkoraho ngo ukore kuri papa, ukore kuri mama, ukore kuri mushiki wanje, ukore ku baturanyi, ukore ku mudugudu ndimo, ngo ukore ku gihugu cya. Abana bazi gusenga nshuti y'Imana. Haleluya! Amena. Haleluya! Kubera kuri uyo mwana yasomaga, ngo yakunda gusoma, ngo agashaka abantu basenze neza.
ngo umunsi umwe uragera. Haleluya. Avuga ngo umunsi umwe mu buzima bwawe. Haleluya. Ega umunsi umwe uraza uza mu Imana iravuga ngo iyi Imana ijya gukora imirimo n'ibitangaza irabanza ikiyenza. Sinzi ukuntu yakwiyenjejeho, sinzi ibibazo ufite, ntabwo ari kubera yakwanze, ni ukugira ngo ibanze kwiyenze irebe kugwiza imbaraga z'umutima ufite, kugira ngo nireba guhagarara ushize amanga. Haleluya. Vuga ngo gushira amanga izahindura ibibazo. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngiye abantu baransetsa muri iyi minsi. Rwose urya ibiryo batateye, uzi ibyo biryo biba bimaze igihe kingana iki biri mu itaka. Haleluya. Abantu ntabwo bagira revelation. Haleluya. Ngo umwana ngo bibigera ahantu ngo none na quartier ingakajya imwiyama. Haleluya. Abarozi birananirana, ikirere arakifata arakibohoza. Umwana akatorza yarasigaye afata ikirere cy'ahantu yasengeraga. Haleluya. Barakorana bicarana muzehe se na nyina barabyemera, bashaka abarozi bazi kuroga neza, bakora umurozi bwiza cyane. Haleluya. Ndashaka nkubwire rero, nkubwire shuti, bashobora kuba barateranye, bashobora kuba bateranye, bashobora kuba hari ibintu byateranye ku buzima bwawe, ariko reka nkubwire, hagarara ushira amanga. Amen. Kuko nkubwira ndabizi. Haleluya. Baterana inama zigakoreka, yewe bakandika na za email. Haleluya. Ariko reka nkubwire, kubera ko Imana iri hejuru ya tekinoloji, bashobora kohereza email ishaka kugira ngo igukure mu kazi, ikajyana ahantu noneho ahantu yagiye ikayoba kugira ngo noneho ibihindure. Haleluya. Wowe uri murande uri murabisobanukirwa ibyo ndimo ndakubwira. Haleluya. Kuko ndabizi, kuko hari ibyo ndimo ndakubwira kandi bifite agaciro ku buzima bwawe. Bamukorera umutsi kuko bari bazi ko umwana yari afite gahunda yo kwiriza, akaza imbere yo kurya yabanza akanywa icyayi. Haleluya. Noneho nyina icyo gihe ibintu byose arabyanga, araza aramutegereza, none aramubwira ngo genda noneho ufate kiriya cyayi ngo turebe Yesu wawe. Haleluya. Hari abantu barimo baravuga ngo reka tuzarebe Yesu wawe, abantu bashobora ngo reka tuzarebe iyo Mana yawe, hari abantu barimo baragutega iminsi, hari abantu barimo baragutega iminsi, ariko ndakwifurije imbaraga z'Umwuka Wera, imbaraga zikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga zihindura, imbaraga zitanga, imbaraga zimira izindi imbaraga zose za sekibi. Izo mbaraga nizo ndimo ndakubwira muri iki gitondo. Haleluya. Umwana asomyeho yumva birasharira, arabwira ngo mama, ko none icyayi mwampaye no munsi gifite ubusharire, nyirakamutuka ngo we wagicucu we nywa uko bimeze turebe Yesu wawe. Anyubwa kabiri. Mama, iki cyayi noneho sinzi ukuntu imeze. Haleluya. Reka nkubwire shuti y'Imana, bashobora kugutega bazi ko bagiye kukwica, ariko Imana hari ukuntu izabigenza kugira ngo igaragaze nk'Imana ku buzima bwawe. Noneho umwana aravuga, mushiki we nawe yari inyuma, araza aravuga uyu mwana ko atajya complaininga. Umushiki we yaramaze kumenya umwana musaza we ko ari musaza we, yemeye ibintu byose, yemeye inkoni. Umwana ubwiye nyina iki cyayi, reka nanjye cyumve ko n'ubundi. Haleluya. Hari ibintu bapanga, Satani agupangira imitego, ariko hari parametre zimwe, hari ibintu yibagiwe mushuti y'Imana. Haleluya. Nicyo nkundira Imana yacu. Mushiki we abarayifashe, agiye gusoma kuri cya cyayi ngo acyumvise, agisomye wamize aravuga mama, nukuri ibyo musaza wanjye yavuze nibyo, wabahaye icyayi n'umunsi kirasharira. Nyina aravuga ngo niki ukinyoyeho, ngo nukuri mama kirasharira, ngo reka numvirize yasomaho bwa kabiri. Nyina akoma ayikubita, urabizi abagore ayikubita abagore babo ngo zishano, yiruka kuri ku mugabo, aravuga ngo noneho ntabwo twishumwe tugisha abana babiri, yo twikozeho. Haleluya. Se aza kureba, aje kureba asanga mushiki we yikubise hasi, urufuro kagahungu karacahagaze. Haleluya. Haleluya. Karahagaze karimo karareba, bagira ubwoba. Noneho bafata, icyo gihe bafashe utumoto twa bodaboda, muri Tanzania bakunda gukoresha bodaboda n'ibugane n'ahandi, bamukubita kuri moto. Umwana nawe muhungu asimbuka nawe ku yindi moto, yiruka akurikira umushiki we, kuko yarakundaga mushiki we, kuko mu bintu byose yarasengaga agahanura mushiki we, akabwira ngo uzaba umukozi w'Imana,
uzaririmbira Imana. Haleluya. Reka nkubwire nshuti y'Imana ngo iyo wagiranye ubusabane n'Umwuka Wera aguha imbaraga z'Umwuka Wera, kandi imbaraga z'Umwuka Wera iyo zaje ziguha iyerekwa abandi batagira, ziguha amaso abandi batabona. Haleluya. Ni nk'izo Imana yahaye Elisha. Haleluya. ngo bageze kwa muganga, muganga aje areba umwana yamaze kuba umuhondo, imishatsi yamuvuyeho. Haleluya. umwana kanya gato, umwana urufuru, amaso aragenda, imboni irabura. Bararira muganga aravuga ngo rero umwana wanyu arapfuye. Noneho abaturanyi baza biruka kubera ko yari muri quartier y'Abisilamu, baba ngo noneho kwa kanaka ngo bisha abana be, baje basanga wa mwana ni muzima. Barashoberwa, noneho binjira kujya kureba ya ntumbi yo wa mwana. Haleluya. basanga umwana ibintu bimeze neza. Wa mwana ahitabugira abantu aravuga ngo mureke tusengere umwana. Abandi urabizi muri ya quartier mu mico y'Abisilamu, iyo umuntu bagize ibirori bakoma induru, iyo bagize ibyago bararira, n'udafite amarira arayashaka. Ubwo quartier yose yari mirarira, kwa shehe tubishe, kwa shehe byanze twishe. Umwana arahagarara imbere. Reka nkubwire nshuti y'Imana, hari ibyo Imana igiye gukora mu maso y'Abafilisitiya, hari ibyo Imana igiye gukora kubera yuko igiye kuguha imbaraga z'Umwuka Wera. Uwo mwana arahagarara, afata azamura ukuboko, avuga ngo Mana waravuze ngo kimenyetso ngo waduhaye ngo nuko tuzasengera ngo ababuze ubuzima bukazuka. Ngo Mana ngo kandi ngo nitunywa ngo amarozi ngo ntazajya gutwara. Umwana arimo aramusengera, uwa mwana w'umukobwa atangira kuruka bya bindi birasumva. Umwana mu minota 5 umwana arongera bamuzima. Na wa mwana basenga, umwana arasenga, umwana arahaguruka. Abaganga baravuga ngo nibishoboka. Reka nkubwire, ibidashobokera amaso y'umuganga ku Mana birashoboka, ibidashobokera abascientifique ku Mana birashoboka. Uwo mwana arabyuka, afata umukobwa we, avuga ngo Mana waravuze ngo ibyo tuzahambira ku isi no mu ijuru zawe bihambiriye. Mpambiye ikintu cyose cyahumanya mushiki wanje, kandi nkinguye cyose, ndabohoye ikintu cyose cyatuma mushiki wanje amera neza. Reka Mana ucyubahiro kibi cyawe. Arahongera arazamura, yavuze isengesho avuga ngo reka ngo reka bimenyekane yuko nasenze Imana ikwiriye, nasenze Imana ihindura ibintu, nasenze Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ngo abaheshe bose bari baje kureba, se na nyina n'abantu baturanye bose bakubikubita hasi, baravuga ngo tugiye gusenga ku iyo Mana. Uwo mwana yitwaga Abuduru, baravuga ngo Imana ya Abuduru niyo tugiye gusenga. Ngo abarozi bose bikubita hasi, ngo nta muntu bumwe ngo wigeze urokoka kuri ubwo burozi. Ngo rero Imana ya Abuduru ngo niyo Mana nziza, ngo niyo Imana ikora byose. Ngo uwo mudugudu wose ngo wakiraga kiza kubera umwana w'imyaka 15 witwa Abuduru. Nshuti y'Imana, ndangije nkubwira nshuti y'Imana, urasenga bikanga, ugashaka mu maso y'Imana bikanga. Yesu ari muri wowe, amasengesho ari muri wowe, ariko hari ibintu bitagenda neza. Subira wicare inyuma, utangire ubwire ngo Mana nca umugozi w'akarande w'imiryango, nguko wantandukanye na mama umbyara, ntandukanye n'ibinkurikirana. Nimba wicaye ku ntebe ikabona iyo ntebe izanye ibibazo, cyo mugozi umwe ngo Mana nitandukanye n'abicaye muri iyi ntebe, abakoze ibintu byose bibi, Mana nitandukanyije nabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire nshuti y'Imana, ibyo bintu nubikora, haleluya, uzaharwa mu umugisha. Ibyo bintu nubikora, amahirwe mu buzima bwawe uzayibona. Abantu bazaguhamiriza, abantu bazamenya kuri Imana wasenze Imana ikomeye. Nshuti y'Imana, naragerageje kubicisha mu gake kugira ngo ushobore kumva imbaraga z'Umwuka Wera, ugaburirwe imbiryo by'Umwuka Wera, kugira ngo Umwuka Wera agire imbaraga. Haleluya, amena. Imana rero ibagirire neza,
yari Gahizi Alain muvugana muri gahunda yo kumenya Imana n'ubwiru bwayo no gusobanukirwa. Imana ibaha umugisha. Nimero ni za zindi 0782444358. Imana ibaha umugisha. Wowe nunkenera uzanshake tuganire. Ni inyigisho imara ukwezi cyangwa amezi abiri, ariko ngerageje kwihina nubwo sa nk'uwatinzeho gato, ariko ni kubera ko ari inyigisho ndende. Niba ushaka nzaguhe nawe ukomeze uyikurikirane, kuko ndimo ndayandika mu bitabo bitandukanye. Imana nishoboza, kubera yuko ndimo ndategura kuzajya kubwiriza mu bihugu bitandukanye. Ndimo ndategura gukora tourne muri Europe, nimva muri Europe mfate tourne ninjire muri za Amerika, kuko nico nahamagariwe kugira ngo mbwira abantu ubusobanuro, kugira abantu bamenye gukomera kw'Imana. Haleluya. Nawe nimba wumva hari ibintu bitagenda neza, ngwino tuganire, tumaze dukore ibyo bita deliverance yo kugira ngo duce ibintu bigubashe ibintu. Haleluya. Kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero nkwifurije amahirwe muri uku kwezi kwa karindwi. Karindwi bivuze umwuzure w'Imana. Ibintu byawe byose Imana izabisendeze, ibintu byawe byose Imana izabiguhe. Ndagusabiye nk'umuhanuzi udasanzwe kugira ngo uyu mwaka aho wabuze uhabonere, umubabaro wawe uhinduke ibisubizo. Wowe ukeneye ko Imana kugira neza, sinzi icyo ushaka, ariko nimunkurikirana atura mu mutima wawe uvuge ngo Mana nkeneye iki, kandi ugire kimwe gusa gituma ngo Imana kwiyerekana. Uzampamagara umbwira ko Imana yabikoreye. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Yari Gahizi Alain muvugana. Amen.